Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Muri uyu mwanya muto tugiye gufata umwanya wagera nko ku isaha imwe. Ubundi twagombaga gufata wenda amasaha menshi ejo hashize. Ibyadukundira n'uyu munsi kuzinduka ibyadushobokera ngo dufate igihe kinini. Nimuze mufashe bari bene data kuko narimo mvuga ngo tugiye gufata isaha imwe. I was saying that we are going to use 1 hour. Twagomba gufata igihe kinini imbere y'aha ngaha We're supposed to ntibyakunda, take a longer time before, ariko muri iyo saha tugiye kugira amahugurwa but we're going to have a kandi iyo seminary, saha irashira tugeze ku kintu kinini. and we're going to achieve something big in that 1 hour. Ngiye kuvuga ku mwuka wera. I'm going to speak about the Holy Spirit. Guhera nagera hano bakamenyesha ko bifuza ko twabagirira amahugurwa nibura isaha imwe cyangwa abiri, When they asked me to come and speak to you, niyumvisemo ko twazavuga ku mwuka wera. I had an inspiration that we could talk of the Holy Spirit. Umwuka wera The Holy Spirit ateye urujijo mu bantu benshi. brings a confusion in many people's minds, Kuko ntabwo abantu basobanukirwa kimwe umwuka wera icyo ari cyo. because people don't understand the Holy Spirit the same way. Icya mbere, The first thing, umwuka wera the Holy Spirit, ni ukwihishura kwa gatatu k'ubumana. the first thing is the Holy Spirit revealing as God in a third form. Imana yabanje kwiyereka abantu nk'Imana Data. God first revealed himself to man as God the Father. Uhereye mu itangiriro From Genesis, kuri ba Aburahamu, Abraham, kuri ba Nowa, up to Noah, ukomeza na ba Mose onwards to Moses, nk'Imana Data. as God the Father. Igihe kiza kugera And then there came a time, yongera kwihishura mu buryo bwa kabiri and revealed nk'umwana. himself as the Son. Icyo gihe hariho impinduka yabayeho, At that time there was a change that took place, cyangwa se hariho ikintu cyagabanutseho gato or there's something that reduced mu kuntu abantu mu buryo abantu babanaga n'Imana. on how people lived with God. Ntari narenga aho ngaho, Before I go on, ndashaka kubaha urugero. I want to give you an example. Mbere Imana ikiyereka isi nk'Imana Data, Before, when God revealed himself as God the Father to the world, yiyerekanaga nk'Imana yera, he revealed himself as the Holy God, ariko isohoza uburakari bwayo vuba. but he came to a conclusion of his anger very fast. Mu guhana In punishing, yabikoraga vuba, he did it very fast. kwica Killing, yabikoraga vuba, very fast. gufata ibyemezo God would take decisions yabifataga vuba. as fast as possible. Ariko But aho yiyerekaniye mu mwana, when he revealed himself through the Son, reka nkoresha imvugo ivuga ngo bya bindi byose uko yariteye kwaracogoye. let me use a saying that says that the way he was, everything changed and he went on a lower level. Mwakwibaza muti byacogorwe n'iki? You would think that why did he reduce in Ntabwo his ari uko mightiness? Imana itakirakara, It is not that God is no longer si being uko Imana angry, itagihana, not that he no longer punishes, si uko itagifata ibyemezo, not that he no longer takes decisions, ahubwo Yesu tumaze kumva kuri Reverend Benjamin, but the Jesus that you heard from Reverend, Yesu yabaye hagati yacu nayo, Jesus took, he was in the middle between us and God, arahitambika, and he took place in the middle.
akayibuza gushyira mu bikorwa ibyigambiriye byose, and stop God to put in action whatever he had planned. cyane cyane ibyago, cyane cyane ibihano. So much of the punishments and all the bad things that would happen to man. ngira ngo impamvu mwayumvise mu magambo uyu mwene data amaze kutuganiriza hano, I think you all understood the reason through what the havuzwemo Reverend said. ijambo rivuga There ngo was a word that said ubwe yageragejwe uburyo bwose bushoboka, that he was tempted in every way possible, ngo keretse ko atakoze icyaha. but he didn't sin at all. Hepfo haravuga ngo yageragejwe atyo kugira ngo azajye abasha gutabara abageragezwa nkawe. And then it says below that he was tempted that much so that he would defend those who would be tempted too. Ikindi mu magambo yavuze muri bibiri bitandatu, And in the 6 points that Reverend said, yavuzemo ijambo rivuga ngo Yesu aturindiye Imana, donc aturindira Imana. he said that Christ guides us for God. Yes, aturindira, He guides us. protectors. Okay, Jesus protects us from Yes, God, kugira ngo azaduhe Imana, so that he azadushyira gives Imana. us God. Muri uko kuturinda, In that protection, ariko like saving, nko gusavinga, he likes saving us from God's anger. good, Like nko kutendera umujinya w'Imana. to save us here, Okay, for to present them, to present us in heaven. adushyira Imana. Christ protects us here so that he would present us in heaven. Ibyo ngo Yesu abikora Jesus does that kuko azi intege nke z'abantu. because he knows our weakness. Kumenya intege nke z'umuntu rero Knowing our weaknesses then bituma turinda, makes him protect us kandi akabuza Imana kugira ibyemezo and ishyira mu- resists God to bring in conclusion of some decisions. manifestation ya gatatu The third manifestation ariyo y'umwuka wera. of the Holy Spirit. Umwuka wera yaje ari imbaraga Holy Spirit came as power kugira ngo izo mbaraga zikomeze iby'Imana yubatse. so that the power would strengthen what God had built. Niyo mpamvu tugiye kwiga gatoya ku mwuka wera. That is why we're going to study in length of the Holy Spirit. Umwuka wera tuwubona guhera ku munsi wa Pentecote. The Holy Spirit was revealed from the day of Pentecost. Ijambo Pentecote ubwaryo The word Pentecost rikaba risobanura umunsi wa 50. means the 50th day. Mu gitabo cy'Abalewi In the book of Leviticus, mu gice cya 23 chapter umurongo wa 23, 15 verse 15, dusanga we find barawubaraga, donc iyo minsi 50 bayibaraga the way they used to count the 50 days bahereye ku munsi Abisirayeli cyangwa Abayuda bose bazanye umuganura imbere y'Imana. They used to count the days from the first day when the Israelites brought sacrifice, First harvest. the first harvest. Iyo bazanaga umusaruro wa mbere imbere y'Imana, From the first day when they presented the first harvest, aricyo bita umuganura, the first of it, baheraga uwo munsi bakagenda bakabara amasabato 7. they would count that day as day 1 until they count 7 weeks. Yes. Bakabara amasabato 7, And then they count 7 weeks. birumvikana ko yahuraga n'iminsi 49. It is understandable that it would sum up to 49 days. Iryo jambo rivuga ngo noneho ku wa mbere w'isabato igiye gukurikiraho And then the first day of the 8th week, ari wo munsi wa 50, the 50th day, aba aribwo muzagaruka. that's the day you should come back to present your other Cyo muracyumvise? harvest. Did you understand that? Uwo munsi wa 50 aba aribwo muzagaruka muzanye irindi turo. Come back on the 50th day with your other harvest. Uwo munsi wa 50 rero Pentecote, The 50th day, the day of Pentecost, Yesu amaze gupfa ku when musaraba Jesus died on the cross akazuka ku wa mbere w'iminsi 7, and resurrected on the first day of the 7 days, burya yarabaye ku Mana, yarabaye umuganura special harvest. to God he was the first and special harvest. kuko icyo gihe Because that time yahingutse imbere y'Imana abaye igitambo, he came before God as a sacrifice, abaye n'umutambyi, as sacrifice, as a priest. yes. Right. Noneho kandi ahahinguka ari n'umuganura w'Imana. So he came as a sacrifice, as a priest, and as the first harvest. Noneho amaze kuhagera And when he reached before God, yiyeretse Imana gutyo, when he present before God, Imana imaze kwemera icyo gitambo, and when God accepted that sacrifice, habazwe iminsi 40
40 days were counted nyuma yo kuzuka kwe, after his resurrection, iminsi 40 ayimara yiyereka abigishwa be, and 40 days he was showing himself, asura appearing to his asura disciples, icyumba cy'amasengesho cyabaga i Galilaya. visiting the prayer room in Galilee. Ni nabwo yiyeretse Tomasi, That is when he visited himself to Thomas amwongerera imbaraga no kwizera. and gave him more power and faith. Ni nabwo yabonekeye Petero umunyantege nke, That's when he revealed himself to Peter, the weak usanze man, ku nyanja ya Tiberiya. and then found him in the lake of Tiberias. Iminsi 40 irangiye, In those 40 days when they ended, ahamagara abigishwa be, he called all the disciples abateraniriza mu kibaya, And then- ku musozi, and then took them on a mountain abasezeraho. and then said bye to them. Amagambo yose muzasanga mu gice cya 14 Every word you find in the cya 14th Yohana, in the 14th chapter of cya John, 15, and then 15 icya 16 and 16 n'icya 17. and 17, Bijya bice byose all those chapters, babyita ibice byo gusezera. they call them chapters of saying bye bye. Aho atangira avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. When he starts saying that trust God with all your hearts. Mu rugo rwa data hariyo amazu, When he said in the home of my father, the yaba houses, adahari mbababwiye. if there were no houses, I would have told you. Ku murongo wa 15 akabasezeranya umwuka wera. On the 15, he promised them the Holy Spirit. Igice cya 16 umurongo wa mbere On the first verse of the 16th chapter, akabereka umumaro w'umwuka wera. he told them the necessity of the Holy Spirit. Igice cya 17 akabasabira. On the 17th, he prayed for them. Aho atangira avuga ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye. That is when he started saying that this is the wisdom that they would know me and know who sent me. None Mana ngewe ndimo ndaza aho uri, Now, God, as I come where you are, bo mbasize mu isi. I am leaving them on this earth. Singize ngo bakure mu isi, I am not saying that you take them out of the world, nagusabaga ngo ubarinde umubi. but I'm praying that you guard them from the bad. Akabasabira And then prayed for them kugeza ku isengesho rivuga ngo kandi ubwiza wampaye Mana, until he said that all the authority and beauty that you gave me, umunsi umwe uzabazane one day you bring them babane nanjye, and stay with me barebe ubwiza wanteguriye. and see the goodness that you have prepared for me. Nyuma yo kubasezeraho ngo yazamuwe mu bicu bakimureba, After saying bye bye that he was raised in the clouds hari ku munsi wa 40 on the 40th day, yinjiye mu bicu, when he ascended into the clouds, marayika amanuka mu bicu, the angel came down out of the clouds abaza ngo bagabo b'abanyegalilaya, and then asked that men of Galilee, bite byanyu ko muraramye mutumbiriye mu ijuru? what is happening as you're all looking Yesu upwards? uriya mubonye agiye, The Jesus you saw ascending, kuriya mubonye agiye the way you saw him going up, niko azagaruka. that is the same way he's going to be shown again when he comes back. Icyo gihe rero azamuka, The time when he was going up, yabasigiye ijambo rikomeye nshaka he left kubabwira. one word that is strong with them. Yarababwiye ngo murindire ibyo data yabasezeranije. He told them that keep whatever God promised you. Yohana yababatirishaga amazi, John baptized you with water, ariko mu minsi mike but in a few days muzabatirishwa umwuka wera n'umuriro. you will be baptized in spirit and fire. Amaze kubabwira iryo jambo, When he told them that word, aravuga ati nuko rero mugende murindirire mu murwa, he told them go and wait in the city, kuko mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. because in a few days you're going to be baptized in the spirit. Yarazamuwe, He ascended, bo bajya mu cyumba cyo hejuru, and then they went in the upper room i Yerusalemu, in Jerusalem, hejuru. up in the upper room. Nimvuga ngo hejuru, When the Bible says up, iryo jambo murikurikirane cyane. follow that word so much. Abajyana mu cyumba cyo hejuru bategerezamo, They went in the upper room and waited, we yagiye. and Christ had gone. Umunsi wa 41 nyuma yo kuzuka kwe, On the 41st day after his resurrection, ari wo munsi wa mbere w'icyo nakwita amasengesho yabo, which was the first day of their praying, 42, 42 days, 43, 43 days, 45, 45, 47, 47, 48, 48, 49, 49, ari wo munsi wa 9 wo gutegereza. which was the 9th day of their waiting. Abayuda bose, All the Jews, Abisirayeli bose, all the Israelites, aho bari munsi y'ijuru,
where they were under heaven, mu bihugu byose in all countries, bagombaga kurara bageze i Yerusalemu were supposed to be in Jerusalem that kugira day, ngo bitegure uriya munsi mujya musanga bavuga ngo ni umunsi w'ihira, so that bitegure umunsi wo gusarura. those that they wait for the day of harvest. Baraye bahageze, When they reached that night, ariko bahageze but when they reached, bajya muri cave they went in the cave under. bagiye hejuru. Others were up. Niyo mpamvu nababwiye ngo ugeze mu murikurikirane iryo hejuru. I told you to follow that word that says up. Yesu yari yababwiye ngo mugende murindirire mu cyumba cyo hejuru. Christ told them, go and wait in the upper room. Bariya bose baje bajya hehe? Mu cyo hasi. And the others came and went in the cave. Noneho kubera ubwoba bw'abo hejuru, Because of the fear of all of those who are bari in the upper basigaye room, ubwoba butangaje. they had a lot of fear. Ntawavugaga cyane, No one was loud in speech. basengaga bongorera. They were whispering while praying. Mana data, God in heaven, sohoza ibyo watubwiye ma. can you please bring this to pass, Dore whatever you iminsi promised? bayirindwi, 7 days have dore passed. iminsi baye umunani ma. Now there are 8 days. Sohoza ibyo watubwiye. Can you please bring this to Ntabwo pass? bari bazi umubare w'iminsi bazahamara, They did not know how many days they were supposed to wait, kuko Yesu ababwira kujyayo nta gihe nta munsi yabahaye. because Christ did not define how many days they were supposed to stay there. Mu gitondo cya kare ku munsi wa 10 On the 10th day early morning, ari wo munsi wa 50, which was the 50th day, nibwo umwuka yamanutse, that is when the Spirit descended babatizwa mu mwuka we. and they were baptized in the Spirit. Haleluya! Amen. Yamanutse ate rero? How did the Spirit come down then? Aho hantu ashaka ko tuhasobanukirwa, I want us to understand how the Spirit descended, kubera ko hari muri bya bindi babwiye bitera urujijo. because it is one of the points that brings confusion that I told you. Habanje kumanuka umuriri There was umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, a mighty strong wind, ngo ukwira inzu yose bari bicayemo. and it surrounded the whole house they were seated in. Uwo muriri w'umuyaga And in that mighty wind wakurikiwe n'ibirimi by'umuriro. was followed by flames of fire. Ibyo birimi by'umuriro ngo buri kirimi kikajya kuri buri muntu wo muri bo. And every flame was going on every one of them. Icyo ni icya kabiri. That was the second thing. Gatatu. The third thing, Buri muntu wo muri bo every person ahabwa kuvuga ururimi rutamenyekana. was given to speak a language that was unknown. Ibyakozwe no mu gice cya kabiri What happened in the second chapter, umurongo wa 5 verse 5, haravuga ngo says batangira kuvuga mu zindi ndimi they started speaking in different tongues nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. as the Spirit had inspired them. Bene data, Brethren, iri jambo ngezeho rirakomeye. this word is so strong. Muri no minsi ntimuzabona aho muzateranira In these days you won't fail to get a place to gather, mukumva umuntu yihaye kuvuga mu ndimi. and then you hear someone trying to speak in Muzabona aho tongues. muzabibona, You won't fail to get a place to see that, mukumva umuntu arabyihaye. and you find someone giving it to himself. Mwambaza cyangwa muribashije muti se You could ask yourself or ask me that umuntu wihaye kuvuga mu ndimi bamubwirwa n'iki? the person who pushes himself to speak in tongues, how can you recognize them? Bamumenya bate? How can you discern that? Nuko mbere yuko umuntu avuga mu ndimi It is because before they speak in tongues z'umwuka wera of the Spirit of God, hariho imbaraga zigomba kumugaragaraho. there is power that is supposed to be revealed on that Ntabwo person. indimi z'umwuka umuntu azivuga igihe ashakiye. Tongues are not something you say anytime. Jewe nabatijwe mu mwuka wera When I was baptized in the Spirit ku itariki 28 on the 28th z'ukwezi kwa 4 of April umwaka wa 84. in 1984. Kuva icyo gihe From that time, ntabwo njya mvuga mu ndimi uko mbishatse I don't just speak in tongues whenever I want n'igihe mbishakiye, or whenever I want, kuko ni ibintu bitajya byiganwa, because you just don't imitate that. ahubwo ni ibintu But this is something buri gihe bimera nk'uko byabaye uwo munsi wahabwaga that umwuka. comes as new as it was the first time you spoke in tongues. Hallelujah! Hallelujah. Ni ibintu bisaba imbaraga It needs power ko zimanuka.
that comes down. ni ibintu bisaba ngo wa muriri It needs that wind, the mighty Uze. wind, to come. ntabwo ari indimi zo kwiganwa It is not something to imitate from anyone. ntawe uzimenyera No one just takes them for granted, nubwo yaba yarazihawe even though he was given. noneho nkanswe noneho kuzigana nta nizo wigeze Moreover, now that person who just imitates, who was not baptized in the Spirit. ntabwo kubatizwa mu mwuka wera Being baptized in the Spirit doesn't. ari cyo mwumva abandi bita gusenderezwa It is not what they call gusenderezwa being fulfilled. yes good ntabwo ari kimwe no gusenderezwa It's not being fulfilled. kubatizwa mu mwuka wera ntabwo ari kimwe no kubonekerwa Being baptized is not like being having a ibyo vision. mujya mwumva biba ahantu runaka ikibeho n'ahandi Something that happens in places we have heard of. That is not what it is. biriya That bijya bibaho hariya niba binabaho koko that took place there, if at all it did, twabyita we would call it revelation revelation. We twabyita would call it either special dreams special dreams. We twabyita would call it to be blessing to be a ni blessing, uguhabwa umugisha from heaven to be blessed by heaven. ni ugusurwa na bamwe mu batubanjirije It was having a holy visit by the former nk'uko umwe people. muri twebwe yavuga ati jyewe marayika gaburiyeli yaje iwanjye Like someone says, me, Gabriel, was at my place last night. nk'uko undi yavuga ati jyewe narose abakerubi 8 Me, I was with the Cherubites last night. nk'uko undi yavuga ati yosefu n'abahungu be bose na nyina bose Joseph and the sons were at my place. izo ni inzozi zisanzwe Those are dreams that are normal. ariko umwuka wera But when it comes to the Spirit, atandukanye it's n'ibyo different from that. kuko mu kumanuka k'umwuka Because when wera he descends, listen, nta shusho n'imwe azana when he comes in no image yo kureba that you can see y'umuntu of a person. ziza ari imbaraga zihariye It comes as a different zikabanza power zigatransforma that all transforms your you, life the whole of you, ubuzima bwawe bwose bugahinduka and everything changes in your life. icya kabiri The second thing, zigatwara ibitekerezo by'umuntu byose by'ino and it takes everything that is worldly, icyo mpamya ariko but something I confirm, umuntu aguma ari conscient but someone stays conscious. kuko niba umukandara we ufungutse Because when the belt is open, ashobora kuwusubiramo he might tighten it again. niba yari akenyeye igitenge If he was putting on some kikamanuka clothes and it goes down, yakizamura kongera akagikenyera he ariko or she akaba mu brings the mwuka clothes, but he's in the Spirit. niyo mpamvu That is why sinemera I don't agree. ijambo ry'imana ntiryemera The word of God does not agree. umwuka The spirit wa satani waje muri of ino the minsi devil that came in these days, utura umuntu hasi that just makes someone fall down akazana urufuzi and starts throwing up, agapfa akarangiza and then dies and wambara collapses, ubusa akabwambara and then becomes nude. birya ntabwo ijambo ry'imana ribyemera That the word of God does not agree with urya that. ni umwuka wa satani That is the spirit of the devil. urya ni umwuka wa satani That is the spirit of the urya ni devil. umwuka wa That satani is the spirit of the ni devil. umwuka uva ikuzimu The spirit from hell. kuko umwuka w'imana Because the spirit of God ntabwo ajya akora ku muntu does not touch someone ibiteye isoni things that are not presentable or things that are weird. I repeat again Ndabisubiramo. umwuka w'imana The spirit of God ntabwo akora ku muntu does wamuhawe not touch you ibiteye isoni things that are not presentable or unworthy things. ntamwambika ubusa You don't get nude. ntamwicaza nabi You don't just sit anyhow. agumya kuba umuntu uzi ko akwiye kwicara neza You sit well like someone who has discipline. ntamwambika ubusa You don't just get naked. agumya gukontorora ijipo ye You continue getting hold of your clothes, your skirt and your trouser. wenda hameneka amadarubindi Maybe your glasses can just break, nk'uko yameneka no mu bukwe just like it can happen in a wedding. ibyo byose wajya kubyina mu ntore If you go and dance in a traditional dance, glasses can just break. umwuka w'imana The spirit of God ni umwuka w'ubwenge is a spirit of wisdom. c'est l'esprit qui garde la connaissance I am stuck. ni umwuka w'imana The urinda Spirit of connaissance God. y'umuntu Guides your consciousness. ubumenyi bw'umuntu bugakomeza Your consciousness is constant. ngo iki nyine ndimo ndakivuga
Hallelujah. Why? Burya bwose nta bagihari. Okay, Innocent, go. Umwuka w'Imana turimo guhabwa, turimo kwigaho none ahangaha, ni umwuka udakoza isoni. Ndabyibuka hariho umwaka Imana yambwiye hari mu kwezi kwa mbere, no kwa kane, kwa kane, irambwira ngo ngiye kugutuma. Ese Mana ugiye kuntuma hehe? Ngiye gutuma hariya Uganda. Irabimbwira yenyine. Ndavuga se ko nta butumire mfiteyo, kandi sinjya njya ahantu ntafite ubutumire. Ibyo kwirukanka byo kuzerera wapi? Nzera se manabuze icyo nkora ko hazerera imbura mikoro. Jewe mporana gahunda ziteguye zitunganye ukuntu. Noneho nkimara kwibaza ku butumire, ntejo ubutumire buraza. Imana yabimbwiye nko kuwa mbere, buza kuwa kabiri, bunsaba kuzagerayo kuwa kane. Ndagenda njyayo. Ngezeyo ni hariya Kampala, aho bita muri quartier bita Kansanga. Haza umuntu ndi mu giterane, ninjye mushyitsi watumiwe uzamara icyumweru aho ngaho. Hanyura umuntu bamuha akanya ko gusuhuza, kuramutsa iteraniro gusa, minota nk'itanu cyangwa 10, tumva atari buyirenze. Bamuhaye akanya, asomye ijambo. Ndababwira ukuri ko ijambo yasomye ntabwo ari ryo yasobanuye. Yagiye icyo bita horosije, ntabwo wamenye ibintu yavuze. Ibyo yasomye yarangije, yapfuye kurangiza kumara kubisoma, ntacyo yabivuzeho, kandi ibyo yasomye byari byiza. Basi abaragiye, agiye mu bindi, avuze ibindi. Arangije agiye gusoza, asoza avuga ngo agiye kuvumura abantu imivumo, agiye gukuraho abadayimoni bo kwa basekuruza. Niyo jambo yakoresheje. Ahamagarira abantu ngo basengere. Abantu baza imbere nka kumukeka. Nimurebe hano mbabwire, nimurebe namwe urutoki rwanjye uko rungana. Ntabwo rwose ari runini cyane, ngo kandi rwaba runini nubwo rwangana nk'umurishyo wo kuvuza ingoma. Hariho ibintu rutakora byanga bikunda. Yarushyiraga mu gahanga gutya ku muntu, si ngombwa kurugezaho gutya gusa. Ubundi nkabona nko ku munwa we ko akoza akantu ka geste kameze nko guhuha. Uwe koza atya, umugabo ungana nkanjye akagwa ingazi, konya kagiye cyunda gatembagara, urufuzi, inkonda, ingutiya hejuru, ndakabagaramye hariya. Oh my God! Aho nari nicaye, umwuka arambwira, mu ntebe hariho nasigaye nkariye, umwuka arambwira ngo isaha yo gukora icyo nagutumye hano irageze. Nibwo narimenye icyo ngomba gukora, naho buri nyiri mu Rwanda ntacyo nari namenye. Numva mpagurutse mu mbaraga z'umwuka wera. Sindageze umwanya wanjye, sibo bampaye akanya, ubwo ndakihaye mbega jye na nyiri ububasha. Haguruka ya mu ntebe yanjye, ntabwo namwegereye wa bene, nahagaze nk'aha ndavuga ngo nirukanye imbaraga zose zikuzimu, nirukanye hano umwuka wose utavuye ku Mana. Ye baba we, uko yarahagaze aha ahita ahinduka debile, agenda yabaye debile, aragenda agarama hariya mu nguni. Wa muntu wari uhagaze aha agarama nk'ahariya. Ubundi njya muri ya mirambo wo nkozeho ngo navuga ngo nirukanye umwuka wose utavuye ku Mana akazanzamuka, nirukanye umwuka wose utavuye ku Mana akazanzamuka. Uzanzamutse wese akazanzamukana ikintu cy'ubwoba nk'uvuye ikuzimu, agahita ajya muri uku kwaha, undi uhagurutse ahangaha agahungira muri uku, undi uhagurutse akajya kunyihisha inyuma. Ubona bose bafite ikintu cy'ubwoba.
ariko Pawulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo umwuka twahawe si uw'ubwoba, ni uw'imbaraga. Haleluya. Uwo mugabo hariya yahagamye, naramubwiye ngo we singusengera, mubo nsengera we nturimo, gumaho bakurebe, wamwigisha we, niba gukora ibitangaza ntabyo wahawe. Nuko umwanya wanjye ugeze wo kugira ngo noneho nigishe, kuko iyo ari operasiyo idasanzwe. Senga Imana ngo Mana ngaho nahagurukiye hariya, ariko ahita mva iruhande, sinigisha kiri hano. Yahagurutse aboneza muri uriya muryango mwasohokeragamo ejo, agendera izo nzira, sinongeye kumubona, ntiyarayeho naraye. N'ubu muri Kigali iyo duhuye arampunga, iyo duhuriye Mateyusi akomeza Simba Supermarket, iyo duhuriye City Plaza ariyaranda akazamuka karitsiye Mateyusi, iyo duhuriye kuri gare kuri City Tower ariyaranda akazamuka Rompuwe. Ntabwo bajya basha kundeba mu maso. Bene data, ibi mbivugiye iki rero? Mbivugiye kugira ngo mumenye yuko hariho izindi mbaraga muri no minsi ziriho ziganiza umwuka wera, zishaka kwigira nkazo. Dusome ijambo ry'Imana mwumve icyo Bibiliya ibivugaho. Abakolosayi ndasoma igice cya kabiri, ndasoma umurongo waho wa 8, ndaza kujya hirya nyuma mbere cyane dusoma Abakolosayi 2 umurongo wa 8. Mwirinde hatagira umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruza ho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari ukuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Muhuguke mbabwire aya magambo uko arakomeye. Ano magambo aravuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa, abifashijwemo n'iki? Akurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruza h'akarande. Ndabampagaza ngo gatoya. Quelle mécanisme? Ni muzihe mbaraga? Nimushaka mujye mubigenzuza ubwenge busanzwe butari uburondozi bw'umwuka. Ni muzihe mbaraga urutoki rwawe cyangwa rwanjye rwahirika umugabo w'ibiro 85? Narorere kuba umugabo munini w'ibiro bingana gutyo, ni gute urutoki rw'umuntu n'umwuka muke adahushye nk'uwatsa mu ziko bihirika umudamu w'ibiro 76? Nibereke guhirika bangana nkamwe, bihirike aba bana batoya b'abakobwa bafite ibiro nka 43 cyangwa 49. Uru rutoki rurimo izihe mbaraga zahirika umuntu? Hariya muhite muhumva imbaraga, yego, ariko zikurikiwe n'izindi mbaraga ziri inyuma hariya. Ahantu mu bintu by'akarande bimwe pastor Mayimba twigishaga ejo, narababaye ko muri minsi hariho imikorere igiye kumera nk'iy'umwuka, ndetse abantu bagiye kuyikunda cyane kuko izimeze nk'ubuvuzi. Mu Kinyarwanda hari ikintu bita guhura abana sinzi niba muzi icyo ari cyo. Guhura kwabaga ari uguhuramo umuntu amarozi, guhuramo umuntu ibirozi, donc kumumenyamo ibirozi, kubimusuzumamo. Umisi yashize abagabo bamwe bari barakoze ishyirahamwe yo gukora ibyo bintu, kandi bakabikora ikintu kimbabaza, ubona babitwara nk'impano z'umwuka. Ndaje nzigereho mu kanya. Abo bagabo baza gusura umuntu umwe ku gisozi hariya ukata ijya ku rwibutso. Ni ibintu byabayeho, ntabwo ari igitekerezo. Aragenda bahageze
ntawe wari wabwiye ko uwo muntu yarwaye ngo tubyite ngo ni ukumusorane ko arwaye, ntawe wari wabwiye ko akeneye umuvuzi, ariko ngo bahageze nyine barasenga. Imana ibwira uwo mudamu, ni umukristo wo ku rusengero rwacu bita kuko umukenye, iramubwira ngo bamaso nkwereke abakozi ba Satani uko bakora. Babaga bateriye gusenga, we abamaso mu bwenge, kumushobora kurebera mu ngohi. Ntibishoboka ndebera mu ngohi urebe kutambona, ubwo se kunebe inosa reba ukuntu dodo, kumushaka kurebera mu ngohi ugakurikirana ibintu biri kubaho ngaho. Abamaso cyane, ibintu byose bicungira mu ngohi, ibindi bicungira gutya mbega ukuntu ngurutya mbega, ibindi akabirebera nk'ahangaho ngo arafashwa, ariko yabikurikiranye. Babagabo mu makote yabo hano mu mifuka aha bari bazanyemo uducupa nka tumwe kwa muganga baha abantu two kuza gutangamwo ibizamini. Noneho akagira burya akabana nk'agacupa mu ikoti, akagatera hejuru kuri plafo y'inzu, kakagaruka kakakocora hasi, kakaba karamenetse karasandaye. Muri ko yashyizeho nk'inyenzi nk'eshatu cyangwa intozi nk'eshanu. Cupa ryashyizemo fanta ariko yongeye yipfundikiriye, yashyizemo bene ubuntu buba ku matara, bumwe bugenda ku matara bumeze nk'umuserebanya, yabushyizemo nka butatu, ariko byose yiyeranje agashyiramo amavuta kugira ngo nibitakara hasi kandi ari bizima bigerageze kugenda bikore muvuma mbega. Ibyo babikora arebera mu ngohi uko Imana yamubwiye ngo akurikirane. Nuko bose bavugira amen rimwe, nk'abarangije gusenga nyine baratangira ngo umushiki wacu ngo warugeze kure kabisa, warugeze kuri Imana ishimwe yadutumye ahangaha. Abareba ngo ngera kure gute? Narigeze kurahagana hehe? Ngo reba nk'iri shyano riba rikuvuyemo, reba ishyano rikuvuyemo, ibisari bimvuyemo. Bati aravuga ati muyore ibimene by'amacupa, inzu nzayikoropera ubundi mbabona ibirenge mutaha. Ibi ni iki? Ni imikorere y'umwuka wa Satani ariko yigana impano z'Imana. Turambure Bibiliya hirya hariya mu Batesalonike, Abatesalonike ba mbere ibice bibiri. Abatesalonike ba mbere ibice bibiri umurongo waho wa 5 haravuga ngo ntimwibuka yuko nabibabwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uw'Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso. Mukurikire ndasubiramo, gufite imbaraga zose. Uguki? Kuza k'uwo mugome gufite imbaraga zose. Icya kabiri, n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Donc gukora k'uyu mugome Satani gufite imbaraga zingahe? Zose. N'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma. Ibitangaza ariko by'iki? By'ibinyoma. Les magiciens bajya bakora ibitangaza. Ibyo namenye kandi nahagazeho kera, gare ikiri mu mujyi wa Kigali aho wubatse inzu ndende, ninjiye muri gare gutya nje gutega bisanzwe,
nsanga abakonvoyeri n'abakarasi babandi bose bahamagaraga basaze bameze amababa, bansanga rero ngo yewega pasiteri, ngo wakubwira pasiteri ibintu bibaye hano, pasiteri mwana wakubwira ibintu byabaye ngaha pasita, ntibiki se? ngo ya nguje byarangiye ngo yuhaba ntindikuze n'ibyo ko mwarondogoye, ngo pasita ngo hano haje umuntu waraye barondogoye, ngo uwo muntu ngo yaterekaga icupa y'ivide ahangaha ya fanta, icupa y'ivide ya fanta, ngo n'indi vide ahangaha, ngo hejuru y'aya mavide yombi ngo akatambika indi vide. Umuntu w'umugabo ngo arakuruta n'ubunini maze, ariko icyo gihe naba munini, nari mfite nk'ibiro 76 wenda icyo gihe. Ngo noneho ngo uwo muntu ngo anyura hagati y'ayo macupa pastor, ngo anyuramo vrema. Mbaza abashoferi, mbaza abantu, harimo amakioske y'abakristo, harimo restaurant yabaga mu mudamu w'umukristo, ndabaza ibyo wabibonye ati byabaye mpibereye. Yateretse amavide abiri ya fanta, atambikaho irindi, akanyuramo buyoka agasohokera hirya, ivide idahirimye. Icyo rero haba hasigaye kongeraho gusa ngo mbikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubundi nicyo kiba kibura gusa. Naho ubundi umuntu yongeho ngo mbikoze mu izina rya Yesu Kristo, mwese mwamujya inyuma, abantu bose bamujya inyuma, kuko abafite ibitangaza. Niyo mpamvu amagambo Yesu yavuze, yaravuze ngo ndabasabye nibababwire ngo Kristo arahanaha ntimuzajyeyo, nuko yarazi ko mu gihe cya nyuma hazaza umwuka mubi. Pentecote imaze kubaho, abantu babatijwe umwuka wera, impano zaje mu bantu b'Imana zitandukanye. Izo mpano tuzisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 12, aho muzasanga amagambo avuga ngo uwa mbere aheshwa umwuka w'ubwenge, undi agahabwa kumenya, undi agahabwa ubuhanuzi, undi agahabwa kwizera, undi agahabwa gukiza abarwayi, gukora ibitangaza, kuvuga mu ndimi no kuzisobanura. Ni impano 9 burya impano ziba muri Bibiliya yemera zingahe? Ni 9. Ariko muri aya magambo harimo ijambo rivuga ngo ariko izo mpano zose ni umwuka uzihera abantu nk'uko ashaka. Yego, nta muntu ukora shwa. Bibiliya nabibuzanya, Bibiliya ibuzanya guhita mu impano imwe ukayitoranya ukajya imbere y'Imana kuvuga ngo niyo nshaka, birabujijwe. Ahubwo Paulo yemerera Abakorinto aravuga ngo niba munifuza impano, mwifuza impano yo guhanura kuko yungura itorero, niko yababwiye. Ariko ndashaka kumva itandukaniro. Uko kwifuza impano y'ubuhanuzi Paulo yabibwiraga Abakorinto kugira ngo bayifuze nk'impano yo gukora mu itorero. Ikitemewe ni iki rero? Nuko ubwo wajya imbere y'Imana ngo Mana, ngo ndashaka impano y'ubuhanuzi nyine, urayimatu ngo ndayishaka nyine. Mu buryo bw'umwuka, iyo umuntu yahisemo impano imwe akayifuza, aba yamaze kugira 20% ry'ubwibone azagira nayikoresha. 20% ubwibone azagira nakoresha impano y'Imana, aba yamaze gufatwa nabwo buryo. Kereka kureka Imana akaba ari kwihera impano. Mbatizwa mu mwuka wera muri 84, nababwiye amatariki n'ukwezi. Nawuhawe nabatizwa mu mwuka wera ari saa 8 z'amanywa. Nari ngiye kuvoma umugezi aho bita Rwabiramba, ngiye kuvomera inka kuko twari dufite inka twuhirira mu rugo, izindi zose zabaga mu Mutara, kuko twagejeje inka mu Mutara muri 69 aho bita kuba Bahemba. Noneho nari mfite inyota y'umwuka cyane, saba Imana ngo Mana mbabara umpa imbaraga z'umwuka wera gusa, ndazikeneye. Numa nshaka umwuka wera Mana. Muri iyo misi ntago abantu bagisaba umwuka wera bafite ukuntu bakizwa nyine, basa kumva yagarukiye aho byarangiye, ibintu byose byakemutse. Iyo kije burya
haba hakenewe imbaraga z'umwuka wera ku mukristo. Noneho ubwo nari ngezaho bategura ameza twajya kurya nkumva jewe ndabiretse kandi nta gahunda yo kwiriza nahoranye. Ibiryo nkabireka gusa kugira ngo nsenge nsaba Imana umwuka wera. Imana ingira neza icyo gihe irawuma. Mbatijwe mu mwuka wera ubwo ngeze ku kintu bita indimi. Navuze mu kinyarwanda imvugo rimwe. Niba ari cyo bita voyelle, voyelle ni inyajwi, syllabe, très bien. Hari cyo bita syllabe, cyo bita consonne, cyo bita voyelle. Kuvuga gusa ngo ri uko gusa. Kuvuga ngo ri numva nawe hawe. Ariko nsigara mvuga ngo Mana, nase ko ari kamwe konyine. Ako ntabwo bivuze gutya nk'umuntu usenga, nabivugiye mu mutima imbere kure rwose, ni kamwe rwose. Ungiriye ubuntu wampa kuvuga mu ndimi nyinshi nkagenda nzi ngo nahawe umwuka wera Mana. Imana impindimi Imana. Uwo mwanya kandi yari ikurikizwa n'izindi nyinshi. Navuze mu ndimi saa 8 yose, saa 9 yose, saa 10 iragera, kugezwa nibutse yuko nagiye kuvoma. Ndamanuka mfata ikivomo ndataha, njyana amazi y'inka nyasuka mu kintu zinyweramo, ndi mu ndimi. Nimugoroba nari ndi mu ndimi, ndamukanya na mushiki wanjye Savena kandi twahoranye turi mu ndimi, ndi mu ndimi. Nimugoroba ndi mu ndimi, saa 10 ndi mu ndimi. Ngeze ndavuga ngo ibi bintu simbirana mu rugo rwa Mahata. Rero niko data yitwa. Ibi ndashaka ahantu njya mbyihereraneyo. Iyo joro ntabwo naraye mu rugo, nibwo bwa mbere naraye mu butayu bw'amasengesho. Mana impumwuka wera kabisa. Mwuka wera arandyohera, mwuka wera aranezeza kugeza uno munsi. Nta munezero ubaho ndagira umeze nk'uwo njya ngira mu mwuka. Ntawo. Naranyoye Misheri, narasinze gipfura, dore ko hari ugusinda bya gishenzi no gusinda bya kinyabupfura. Nubwo byose ari ugusinda, Misheri naracejeje nubwo tutatwakabona nyine ahantu ho kubyinira. Ko hari ugushaka radio ka dundurundu ariko umuntu akabyinaho. Ariko nta kintu ndabona cyamera nko kuzura umwuka wera. Haleluya! Reka mbabwire, narataramye mu nkera y'imihigo, tuvuga amahamba, ducyura inka, turadahira n'ibicuba turabitera, tugabana inka. Ariko nta kintu kiraryoha mu buzima bwanjye nk'umwuka wera. Ntacyo ndabona rwose. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo umenye ko umwuka yabonye kuki uyoborwa n'umubiri wawe, umusabe agaruke. Impano rero buriya zitandukanye n'imbuto nubwo byuzuzanya. Ndajya mwumva impano z'umwuka 9, burya n'imbuto z'umwuka rero nazo ni 9. Ziramusanga mu Bagalatiya 5:19 kugeza kuri 22. Muzi impamvu impano z'umwuka n'imbuto z'umwuka binganya umubare? Njye kutuvuga vuba ndangiza. Nuko buri impano y'umwuka igira urubuto rw'umwuka rugomba kuyitunga. Yego? Mumva mubyumvira? Buri impano y'umwuka igira urubuto rw'umwuka rugomba kuyibeshaho. Amen. Mbese amabande fre y'amapine yose namwe, nubwo bande fre zose zikora mu mapine, mwibwira ko imodoka zose zambara amanimero amwe? Amaruru mase zambara amwe? Nibwira ko nomero izi n'izi z'ipine zigira amanimero y'amaruru n'amabande fre n'ibindi. Nibwira ko amapina ya naya agira ijante yayo na injervere. Nibwira ko buri kintu cyose kigira igituma gikomeza kubaho. Nibwira ko ariyo mpamvu moteri igira amavuta washyira mwatari yo moteri ikangirika. Nibwira ko imodoka inywa diesel, inywa mazutu itandukanye n'inywa petrol, essence.
impano yose y'umwuka igira urubuto rwo kwitunga. Muri théologie pastorale no muri science de la prédication baravuga ngo umuntu wese w'umwigisha, kumenya kwigisha ni impano yo kumenya. Iriya musangamo hariya, iriya mpano igendana n'ibintu bibiri bitagomba kubura: urukundo n'ibyishimo. Hari isura umwigisha yahagararana aha ngaha mwese mukunama kugeza arangije, kandi hari imvugo umwigisha yavugira hano ntagire umuza kwihana. Hahagaze umwigisha uvuga ngo eba ndaje mbabwire, urumva, kanze mbabwire nyine, genda rangiza umurimo wanzanye mbabwire, ukizwa kizwa udakizwa rorere jewe ijuru naribonye. Uwo muntu yabari umwigisha mwamukira sawa gugu. Agomba kuvuga avec la douceur, haleluya, neza, nijwi riri très douce, ryumvikana ritaryana mu matwi, rihumuriza, amen, ribwira abantu urukundo rwa Kristo, ribabwira imbabazi. Umunyempano wundi gukiza indwara, gukora ibitangaza, hagomba kujyana n'impano yitwa kwirinda no kwicisha bugufi. Iyo abantu batirinze b'abanyempano bagwa mu mutego w'izo mpano. Ubu barabonetse hari iwacu wenda, ariko ntabava neza nanga. Afata telefone akagutelefona kavuga ati sinkuzi nawe ntabwo nzi, ntabwo yari yaranje abona nimero yawe, icyo nkubwiye nuko ufite inzingo iryirindwi. Izo nzingo uko ari iryirindwi nk'uko Imana yazimpishuriye, kubw'ibyo rero ubwahasigaye nukunshaka ntazi kuvaniramo. Se bagushaka batese ngenda aboneka nta kindi, cyangwa niba ufite akazi kenshi unegere ivuwatire nze, umva nayo kumudeplasa kumuzana. Hari igihe hajya ntegera indi vuwatire njyana ahantu gusenga mbanze njye gutyaza impano manuke ndingekwe y'umuriro. Ubu ngubu abanyempano benshi barangiritse kubera ko bagize impano ntibagira kwirinda. Ubye bagize impano nta mbuto bafite. Umukozi w'Imana wese agomba kugira impano z'Imana, akagira n'iki n'imbuto. Muri make akwiye kugira ubuhamya bwiza, ashimwa n'Imana n'abo hanze. Haleluya. Nubona umukozi w'Imana wese udafite imbuto, kandi rero mbabwira ukuri, icyo mugomba kukimenya cyabananira kikaba kibinaniriye, ariko mwamenye ukuri kwacyo. Mugomba kumenya ko icunga ryitwa icunga urirebeye inyuma, ntabwo ryitwa icunga urebye imizi yaryo, ryitwa icunga ukirureba inyuma. Niba ari mangiye, niba ari citroniye, niba ari avoka, niba ari iki, igiti cyose cyitwa izina ryacyo ubirebeye hehe inyuma. Uzi ibiti wese akita uko kiri. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo igiti cyose kizimenyekanira hehe ku mbuto zacyo. Ngeze ku kintu kindi kivuga ngo itandukaniro ryo kubatizwa mu mwuka no kuzuzwa umwuka bitandukanye ibyo bintu. Donc baptême et remplissement.